Banyarwanda banyarwandakazi bakunzi b'urubuga rwacu BRC News, ndabasuhuje cyane, mukomere, amahoro y'Imana abane namwe. Ni umusesenguzi wanyu Muzalendo nimero 5 cyangwa se Muzalendo number 5. Mukomere, mugubwe neza, mwebwe abaduteza amatwi bari hirya no hino, abari muri Afurika, abari hanze ya Afurika, mu bihugu by'Uburayi, Amerika, Aziya na Oceania, hafi hose ku isi yose. Ndabizi abantu bumva ururimi tugamba, ururimi rw'ikinyarwanda, ndabakengurukiye, ndabasuhuje rero. Mwese mugire amahoro y'Imana. Mbanza kubiseguraho, ejo ntabwo nabashije gukora ikiganiro cyangwa se nabashe kubagezaho amakuru, nari ndi mu rugendo, kandi nabwo ntabwo rurarangira, ndacyana rurimo, n'ejo nzarusubiramo, ariko akanya kose najya mbona nzajya mbagezaho update ziriho muri kano karere. Bavandimwe rero ntatinze, reka n'ubundi dutangire twumve amakuru ariho ubu ngubu. Ikintu cya mbere tugiye kuvugaho, ngiye kubaganiriraho, ni umwuka mubi. Umwuka mubi mubyumve kandi mubishimangire. Ni umwuka mubi w'intambara uri hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Aho hantu mushyireho akadomo. Ikindi turavugaho ni Minembwe. Minembwe, biri kuvugwa muri Minembwe byaciye abantu rurondogoro, nabyo ndabivugaho, ndabinyuraho gakeya. Mvuge no kuri Monisco nayo iri kuvugwa mu Minembwe. Bavandimwe, tugenda dukura amakuru tuyasesengura, turi kugira ngo tubabwire uko ibintu bimeze nk'abanyamuryango bacu ba BRC News. Noneho ubwo turarangiza tuvuga uburyo iyi ntambara ipanzwe, uburyo iyi ntambara igiye gukorwa guhera uno munsi kugeza muri uku kwezi kwa karindwi kuri gukurikira uku nguku. Reka rero mbasabe n'ubundi dutangire dushyiraho like, abatari biyandikisha mukore kuri sabone cyangwa se subscribe, abandika batwandikire, mukore comment, kandi n'abandi muhererekanye ibiganiro. Bavandimwe, ndabakunda kandi namwe murankunda, ndabizi ko tujya tuganira neza, ntabwo tuzahwema kubaha amakuru ayo twabonye twasesenguye. Tubanza kuyasesengura mbere mu bavandimwe kugira ngo namwe tuyabasesengurire. Reka rero twihuse tugendane, muri hangana ka gripe bwo kanjemo hari kubera urugendo ntaho mbizi. Ni ukuvuga ngo tugiye guhera ku mwuka mubi uri hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Bavandimwe rero, biturutse ku kinyamakuru ngo Grexe A, ni ukuvuga ngo byaje gutangazwa n'ikinyamakuru cyo mu Rwanda, babakoma amashyi bo mu gihugu cy'u Rwanda batangaza amakuru, babandi birirwa baranima intambara ziri kubera muri Kongo, cyangwa se urugamba agatsiko ka leta ya Kigali kari kugaba mu karere k'ibiyaga bigari. Arega njye mbibutsa abavandimwe, nubwo intambara igaragara cyane muri Kongo yashojweho n'agatsiko ka Kigali RDF iyobowe na Kagame, ni ukuvuga ngo bamwe mubona ngo niyo ntambara ihari, ariko hari n'izindi ntambara zihishe hirya no hino. Uriya nimba mukurikira neza, muri Uganda naho agaba y'ibitero. Mwerutse kumva kiriya kibazo cy'abita ngo ni abanyarwanda bari muri Uganda. Ibyo bisobanura iki? Noneho mu Burundi naho mwumve, murebe ukuntu biba bimeze. Muri Tanzania muzi ibyabayeho. Bavandimwe, ni ukuvuga ngo leta y'agatsiko ka Kigali yagamije kuzambya kano karere. Mujye mureba kure, mwe kujya mubona ibiboneka cyangwa ibyumvwa. Hari ibivugwa, hari n'ibitavugwa. Ndasaba rero kugira ngo mujye musesengura. Icyo rero ubu batangazamakuru rero, kandi ni itangazamakuru gikomeye, ntabwo ari cya Nyino Rwagasabo, ariko njya nyumva nacyo kirasesengura kandi gisesengura mu buryo bw'ubwenge cyahawe na guverinoma. Cyaje gutangaza ngo, ndetse ku mutwe w'amagambo wacyo banditseho ngo ingabo nyinshi mu kibira, ngo za FRN mu kibira. Mwumve,
noneho yaje kuvuga ngo ibigaragara bigiye kugaragara ko ingabo z'u Rwanda RDF cyangwa se ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ngo bugiye kwimurira ingamba z'ubwirinzi ku mupaka ubahuza n'amajyepfo y'igihugu cy'u Rwanda. Uri kumva? Biriya bitangazamakuru bavandimwe byo mu Rwanda, nta muntu ushobora kuvuga ibintu binyuranye n'intekerezo za leta y'u Rwanda cyangwa ngo avuge ibinyuranye n'intekerezo z'igisirikare cya RDF. Ntibibaho. Ni ukuvuga ngo buriya makuru yose batangaza baba babanje kuyahabwa, bavuge ngo muvuge kuri ibi, muvuge kuri ibi. Bivuge ngo rero urugamba muri Kongo nubwo abantu tugiye kugera ku minembwe cyangwa se tugere kuri finali, ndi buze kubabwira intambara uburyo ipanzwe. Ni ukuvuga ngo u Rwanda kariya gatsiko intambara ya Kongo yarutsinze. Ni ukuvuga katsinzwe ahubwo kari gushakisha, kari gusanza imigeri. Muri uko gusanza imigeri rero mujye mureba iyo umuntu agiye gushiramo umwuka, mwumva ngo ari gutera imigeri, abari gushakisha ahari, abari kurwana n'ibindi bintu biri kumufata sinzi bishaka kugira ngo bimurye hari, noneho rero agatera imigeri. Nakara gatsiko rero nako buriya kari kubona hirya bari kugafata, hino bakagafata, hasi bagakurura, hejuru bagakurura, mbese kabuze ubu amaryo. Mwebwe wenda muri kumva mukagira ubwo, narababwiye ngo ngewe mujye mujya kuri BRC News ushaka kugira ngo ahumurizwe, ushaka kugira ngo yongererwe imbaraga, ajya kuri uru rubuga rwacu rwa BRC News, tumukangurire kugira ubutwari no kureba kure, ajya amenya ngo ibiriho ibyo ari kureba ntabwo biba ari byo. Aho rero icyo kinyamakuru cyakomeje kiravuga ngo niba bishoboka ko u Rwanda rugiye gushyira ingabo zarwo mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, ngo ubwo ingabo z'u Rwanda ngo bizashoboka, ngo leta izakora ibishoboka ku buryo igenda isunika FRN, ngo noneho ngo ariko ngo na FRN ngo noneho n'u Burundi ngo atari agafu k'imvugwa rimwe. Mwumva iryo jambo byavuzwe n'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo nababwiye ngo abanyamakuru bo mu Rwanda bavuga iby'u Rwanda ruba rwababwiye, gusa wenda bayiyongereyeho hako, ariko ni ukuvuga ngo nawe bari kuvuga ibintu bidashobora kumukoraho. Ni ukuvuga ngo niba yateguye ibintu ari buze kuvuga cyane, aravuga nko ku buyobozi bw'u Rwanda, abazi ko ntacyo baramutwara, abazi ko ari gusesengura ari ukuri. Noneho arivugira ati u Rwanda nirusunika izo ngabo za FRN, mutega amatwi, ngo noneho ngo n'ingabo z'u Burundi ngo nazo atari agafu k'imvugwa rimwe, ngo nazo ngo zizapushinga. Nuko yabivuze, muri iyo sana, niko yabivuze. None ngo nizipushinga, ngo ubwo rero murumva ngo ikizaba bavandimwe. Ariko arongera aravuga ati we, ni ukuvuga ngo we santima ze, noneho rero we ashyiramo za santima ze, aravuga ati nangwa muntu utekereza ko ndatekereza ko nabyo bishobora no kumugiraho ingaruka, nubwo wenda baba bamuhaye ibyagomba kuvuga, ngo ariko ngo umuntu utekereza kuba intambara yaba hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ngo cyangwa se hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ngo abasirikare b'u Burundi bakarwana n'abasirikare b'u Rwanda, ngo uwo muntu ntabwo ari umuntu muzima, ngo ntabwo ari mwiza, ngo nta nubwo ngo yifuriza kano karere amahoro, ngo kuko ngo igihugu cy'u Burundi ngo ni abavandimwe, ngo abaturage b'u Burundi, abaturage b'abanyarwanda turi abavandimwe, mbese bagaruramo bya bindi. Ariko ikigaragara abavandimwe naje kumubonamo ni uko yabivuganaga ubwo ari kuvuga ati nyabuneka, nkaho yavuze ati nyabuneka nubwo mushaka gutera u Burundi, ariko turahagwa kandi biramera nabi. Noneho yaje gukomeza arasesengura abavandimwe, ndi gushaka kugira ngo mbabwire ayo makuru, ati murumva ko ibyo bibaye ntabwo Kongo yahagarara, nta kuntu byaba n'ubufatanye bw'ingabo z'u Burundi n'ingabo za FARDC za Kongo,
byahagararira aho ngaho bitivanze muri iyo ntambara. Murumva neza ukuntu agatsiko kari gutarambura. Murumva ko n'abaturage n'abavuga n'abatangazamakuru b'abanaliste batangiye nabo kubibona bati Kongo nayo yabyivangamo. Mugaruka inyuma, nari mvuze ngo intambara ya Kongo yatsinze u Rwanda, batsinzwe. Ntabwo ayo magambo yavugwa n'uwo musesenguzi, kandi ndabizi ko areba kure. Avuge ngo noneho intambara igiye kwimukira ku Burundi, niho u Rwanda rugiye guhungira, rujye kurwana n'u Burundi. Noneho ba Red Tabara noneho nabo baba bagezweho, kuko M23 iratsinzwe, bakandire kuri Red Tabara barebe noneho ko hari icyatanga. Ariko iyo byose barabikora bahereye he? Bahereye Kamanyora, kuko buriya ingabo ziri mu Minembwe nibyo tugiye kuvuga mu kanya, nibazikubita barazikubita zihindira ku mupaka, kandi nabyo yabigambyeho. Nizihindira ku mupaka wa Kamanyora hariya ku Rwanda, barareba ahantu bapfumurira nyine aho ngaho mu Kirundo. Niba ariho mu Kirundo ntabwo hasobanukiwe neza, ariko ni ukuvuga ngo ubwo niho mbese baratangirira ku buryo batangira kwataka Burundi. Kandi nakomeje kubabwira ngo Kagame umunsi bamukubise akabona ko yarangiye, hari aho aziyahurira. Kwiyahura rero nk'uko bari abanyamakuru batangiye kubivuga bo mu Rwanda, buriya aziyahurira hehe? Mu Burundi. Banyarwandakazi rero mu gihugu cy'u Rwanda mube maso. Umuntu uri kubashaka n'intambara yonyine yo muri Kongo ntabwo muyifitemo amahoro. Ibaze noneho niba hagiye kujyaho n'iy'u Burundi, biragenda gute? Iy'u Burundi bwo nta bintu byo gukina birimo. Muri Kongo ho imikino irimo, ariko mu Burundi ho mumenye ko nta mikino irimo. Barundikazi namwe mube maso. Nakomeje kubabwira mbere mbakangurira ngo mucungane n'abo bantu bacuruza utuntu ku muhanda, bagendana utuntu bifasha ukuntu, mujye mubabaza ibyangombwa, niho bihisha. Izi nkoramaraso niho zihisha. Aho rero ubwo shatse narekera aho ngaho, ariko mumenye ngo ibi bintu byavuzwe ngo uyu mumenyesha makuru nukorera YouTube, nuwikorera, ntabwo ari amakuru, ari umunyamakuru wa televiziyo y'u Rwanda. Yavuze ati u Rwanda rurasunika FRN mu kibira, noneho ntabwo ngo abasirikare b'u Burundi nabo baragira gute? Barabyihanganira. Babyitangarije s'il vous plaît. Mumenye rero ngo mwese muri kumva BRC News, mumenye uko mujya mwitwara. Nicyo tubereho kugira ngo tujye tubabwira, mumenye amakuru mbere aho gageze, mwebwe muba mutayakurikiye. Reka rero tujye mu Minembwe bavandimwe. Ntabwo mbashaka ko dukora ikiganiro kirekire. Mu Minembwe naho uko twakomeje kubitangaza, bamwe bati ntabwo FARDC na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bigeze bafata Minembwe centre. Ntabwo Minembwe yose barayifashe, ahubwo niba mukurikira amagambo tuba twababwiye cyangwa se ubusesenguzi tuba twabagejejeho, twarababwiye ngo FARDC igifata hariya centre ya Minembwe, bagose birwaneho na Red Tabara na RDF na M23, abo bose bihisha mu myobo. Narababwiye ngo abantu batazi imikenyuro y'ingabo za RDF bariya bacukura imyobo bakanihambamo. Narababwiye n'ibikoresho birahambye hariya muri Minembwe birimo. Nubwo Rugabo yavuga ngo wadutabara, ntabwo yabona aho wadutabara, ahubwo nuko bari basumbirijwe, bari kubona batajya gucukura imbunda aho batabye, naho ubundi zirimo zihagije. Muti none se FARDC ko bavuze ko yahafashe, none yakuwemo n'iki? Bavandimwe, ibintu by'intambara ari nabyo ndavuguruza bimwe byinshi mu biri gutangazwa n'abanyamakuru, wenda bagenzi banjye. Buri muntu aba afite ubusesenguzi bwe, kandi aba afite na experience cyangwa se ubundi bumenyi. Niyo mpamvu tutanasesengura kimwe. Ni ukuvuga ngo murumva ko niba RDF n'abafatanyabikorwa bayo bari binyegeje mu myobo cyangwa se mu mazu, cyangwa bagenda bibitsa ahantu ukuntu, FARDC nayo ntabwo yagombaga kugira ngo igende igira umutekano igumemo yigaragaza aho ngaho. Ndakubwiye ngo abantu nka 20 bihishe impande zabo bashoboraga gukora ibara bakabamara, kuko iratisage ntiragakozwe.
buriya rero mu gufata ahantu nubwo wenda habanza ibintu by'iperereza, ariko mumenye ko uko Kongo yubatse, ni ukuvuga ngo tere ya Kongo uko yubatse, amashyamba, ukuntu mbese relief ukuntu ikoze iri komplike, bashobora kujyamo babona basa nk'abagose abantu, ariko muri abo bantu bagose nabo bagotewemo, mbese bose basa nk'abarimwo bari bacanzemo, bakavuga bati murabizi ko impunzi z'abanyamurenge mwibara muri centre ya Minembwe, murabizi ko abantu bose barahunze muri kara gace, abantu impunzi zarahunze, FARDC yabahaye inzira barahunga kugira ngo bavemo. Icyo nacyo ni igikorwa cyiza FARDC yakoze. Bavandimwe rero, kugira ngo FARDC izabona ukuntu, kandi iyo nayo ni point strategy, nako ni strategy y'intambara yo kubona umwanzi wari ugezeyo ukongera ukirotira ukavamo ibyaba ari gukora. Noneho FARDC ishobora kwirotira ikavamo, noneho kugira ngo irebe babandi ko basosoroka mu myobo, imenye ngo effective noneho yari iri mu myobo ingana iki. Ariko malheureusement que babonye bamaze kwirotira bavuyemo, abantu bagaragaye babirwaneho na RDF na Red Tabara hagaragaye bakeya, byumvikane ngo barababonye, baravuga ati abakirimo naba, sibyo? Iriya celebration yabo y'abari kuvuga ngo twongeye twahigaro twagize gute, biriya ntibibatera ubwoba, ntibigire icyo bibatwara. Ntari nibagirwa mu bari no minsi nibura iminsi 3 mugeze guherejo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu nimugoroba, nimubona RDF ikiri kuri buriya butaka bwa Minembwe cyangwa muri iriya zone ya Minembwe, muzamenye ngo FARDC ntabwo ikibakuyemo, ni ngewe ubivuze, Muzalendo number 5. Aho naho mvuze ni kure, bavandimwe. Ibintu by'intambara ni ibintu bikomeye kandi ni ibintu bitari byo kwitonderwa. Bavandimwe rero, sindirirwa nsoma, ndatekereza ko ahantu hose bagiye bavuga, ahantu hose RDF iri hariya ni Madegu na Irundu gusa, nutwo duhana turi aho ngaho hafi aho ngaho. Nawe mumbwira iyo mihana yose, ariko noneho FARDC ifite ahantu imihano utabara, yaba muri Fizi, yaba muri Uvira, ntabwo nakwirika nsoma utwo duce twose, yaba no muri Minembwe, aho hose FARDC ifite nk'ibice byinshi. Rero mutegereze murebe umukenyero uhari, murebe ukuntu ibintu biri buze kugenda mu mwanya uri buze kuza. Mwe kujya mubona ngo ikintu kirabaye ngo muvuge ngo ni iki ngiki ngo mugifatireho ngo dufatiriye gutya. Oya, ni ku ntambara. Ubundi unyamuhombeza, Pasiteri Wombe Nyamuhombeza, ndanamusuhuje, Imana imuhe umugisha, ajya akunda kuvuga ngo iby'intambara ni ndi hasi ni ndi hejuru, ni ndi hasi ni ndi hejuru. Kubera iki bigenda gutyo? Ni za strategy z'urugamba. Hari igihe umwanzi umwotsa, yabona ashiriwe, nta kindi yakora, none yaguma mukamumara wapi? None aragenda akakubisa ukahafata, kuko nubundi yaba ari kuvuga ati nzakora contre attaque, nzagaruka n'ubutaka nzasanga bugihari. Kuvuga rero ngo FARDC ngo yavuyemo ngo ubwige kuba kiracitse birarangiye, no ibyo ntacyo bivuze, nta nicyo bimaze. Ikiriho niki? Ni umupango wa Kisekedi yapanze ngo iki? Kisekedi mukurikira ijambo yavuze nyuma y'uriya mupira waberaga muri Amerika, yaravuze ngo ubu ingabo zacu ziri kwasa, ziri gupasura, ziri kumena, ubu ahatahiwe ni Bukavu na Goma. Ko yabivuze kuriya, nawe ararota nkatwe se tuba turi gushidikanya ngo bimeze gute? Oya, uriya ni perezida w'igihugu, azi imipango. Kandi narababwiye ngo intambara none ko mwabonye FARDC, reka tugaruke FARDC igota Minembwe. Arega ngo ni ibice binini cyane, byinshi cyane, n'imihana myinshi. Ko yababanje kuyigota bakayigota, ko bafite indege za Sukhoi, bafite za drone, bafite za helicopter, kuki batagiye ngo baharase? Wagize ngo kuhashyira imvura y'amasasu umunsi wose, indege zigahagarara mu kirere zigeze nko kuri 50,
FARDC byayinanira? Ntabwo byayinanira, ariko FARDC igwana giprofesiyoneri. Ni ukuvuga ngo FARDC na Kisekedi ikintu bari gushaka, reka mvuge Kisekedi, ubuyobozi bwa Kisekedi iri gushaka kugira ngo iyi ntambara izayitsinde ifite amanota nibura wenda nka 90% yo kuvuga ngo yitwaye gucya ku rugamba. Ibyo nabyo mubimenye ko ayo manota Kisekedi ari kuyakorera, uko ari kubaka imihanda, uko ari gukora uko ari guhindura Kongo, iterambere rya Kongo akarikora. Kisekedi kandi Imana imuha amahoro n'umugisha, reka tumuhe saluti mu bintu ari gukora Perezida Kisekedi. Ibyo bintu byose ari gukora ni amanota ari gushaka. Ku ntambaro ntabwo ari bashaka kugira ngo bazavuge ngo aha wakoze ibara, na hariya bashobora no kumubwira ati oya wenda gira gucya akemera akabikora, ariko nawe nubwo yanavamo wenda ari bo bamubwiye bamwobuje ati buretse gato akavamo, nawe arababwira baha kondisiyo ati ndamutse mvuyemo bikagenda gucya byamera gute, nawe aba yabahaye kondisiyo. Ariko reka mbabwire bavandimwe, ntari narenga ahangaha, urugamba rwa Kongo icyo tuzi ko n'Imana irurimo kandi na Amerika irurimo n'abandi bose bari ku rugamba barurimo, sibyo? Reka tubihe igihe. Reka mvuge kuri aka ka MONUSCO. Rero MONUSCO rero hari ibinyamakuru biri gutangaza ngo MONUSCO ngo yagambaniye Kongo, ngo buriya ngo igihe bari bamaze gufata ngo Minembwe, ngo indege ya MONUSCO ngo yaragiye gwayo, imaze kugwayo ngo ijyanayo n'intwaro, ngo ayizijyaniye ngo ntuza ngo wazara ngo izijyaniye ngo bigwaneho ngo na ba Red Tabara na RDF. Koko mujye mwumva, nubwo twavuga ngo umuntu ari kubaha amakuru mazima, ibyo bintu birahuye koko? Ntuza MONUSCO niyo yakora iryo kosa, niyo yavuga ati reka njye mba ngiye guhosha wenda babona kuka bahumekeho, ariko yanabikora ikabashyira intwaro. Indege ya MONUSCO nubwo wenda bahawe ubwo burenganzira, uwabivuze yavuze ngo amakuru nge bari kugira mbatangarize kandi nyasesengure mbinyomozi, nge mba numva ari ibihuha. Ngo MONUSCO ngo yaragenga ibwira FARDC ngo turi kubahiriza ngo sesero fe ngo na ivi ngo none ngo dore ngo bimeze gucya, ngo naho iyo ndege ngo inyuma ubwo FARDC bayitegeka kuvamo, ngo iyo ndege izanye amasasu yo guheki ngo birwaneho. Nababwiye mbere na mbere ko imbunda za RDF, imbunda za birwaneho na Red Tabara ziri mu Minembwe, nubwo FARDC niba ari umurwanyi cyangwa umusirikare wa FARDC, umusirikare w'u Burundi uri kumva iki kiganiro na Wazalendo, mwumve ko mu Minembwe uko byamera kose imikenyuro cyangwa samayeri ya RDF turayazi, twe twabanye nazo. Ni ukuvuga ngo mu Minembwe ahariho hose batabye y'intwaro, ziratabye ziratsitse, hariya hariyo etat major, mu byumve gucyo nkuko mbibabwiye. Nayo mpamvu tuvuga ngo kugira ngo Kagame atsindigwe hariya mwumve ngo yagiye, muzamenye ko nta yindi migere azaba agiteye. Nimwumva ngo yagiye, Fizi yose bayifashe, yagiye yageze Kamanyora, muzamenye ngo byarangiye. Bavandimwe rero, iyo MONUSCO cyo ngende kumva ari ikinyoma, ntago bishoboka. MONUSCO umuntu yiyoboye murabizi ni umunyamerika. Amerika iri gukorana neza na Kisekedi, uko bari kugendana buhoro buhoro. Ibihano biri guhabwa RDF, ndetse hari n'ibindi bihano byiteguye kuyiha. Noneho mwumvishije Marco Rubio avuga ati kugeza hagati mu kwezi kwa karindwi, bavandimwe, hagati yo mu kwezi kwa karindwi RDF izaba yarangije kugera gute kuva ku butaka bw'iki bwa Kongo. Ibyo byose bavandimwe, nubwo bwose muba muri kubona agatsiko kari kwigira kuriya, yego hari abafite baba bari guhuhira ngo nimureke wenda hashira icyumweru, mureke hashire 2, mureke zibe ziri kuvamo, mureke baba bari kugira gute. Ibyo wenda bishobora kubamo bakabihisha Kongo, ariko Kongo ni determine, Kisekedi ni determine, ingabo z'u Burundi ni determine. Ndatekereza ko ingabo z'u Burundi zo zirababaye no kurusha na Kongo, kuko umujinya RDF ifitiye u Burundi cyangwa se Kagame afitiye u Burundi, nge ndatekereza ko gunarenze uwo bafitiye Kongo. Kongo by'icyo bishakira cyane n'amabuye y'agaciro, babuze uko
bayabona neza ku bwisanzure. Buriya ni nayo impamvu batera Kongo. Ariko Burundi bw'ikintu bashaka kugira ngo bimakaze ubutegetsi bw'abatutsi mu Burundi neza neza. Uburundi wewe umeze ariko piye kore u Rwanda, nicyo bashaka. Ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubutegetsi bw'u Burundi bimere kimwe, biba ariko piye kore, mbese bibe biyoborwa n'umuntu, ni nk'umuntu umwe mbese. Nicyo ngicyo bishakira. Abandimwe rero muti noneho yeka ngere kuri nomero ya nyuma turangize yuko umugambi upanzwe w'urugamba hariya muri Kongo uko bipanzwe. Nyuma y'aha ngaha aho bakimarira gufatira Minembwe, niba mwarakurikiye mwarumvisha amakuru, FARDC yazanye ingabo n'akagabo n'abarundi. Muribuka ko abanyamurenge babivuze, ndibutse umusozi bavuga ngo nihe ngo twatewe ngo bimeze nabi, ngo umurundi ngo ameze nabi, ngo aduye ameze nabi, ngo bamenye. Ingabo za Kongo baramenye hirya no hino, bari utu duce twose barimo, bari kwa provisiona ingabo, igisirikare cya Kongo na Wazalendo. Erega ariko reka mbabaza, ubu murambwira ngo Minembwe niyo buriya bwasigayemo bwanagumamo, bakagenda bagafata Minembwe. Arega igizwe na Bukavu, n'ikirere kiri hagati ya Minembwe na Bukavu, nibyo bigize Minembwe, byabasha kugira icyo bimarira. Aho rero Bukavu ivuyemo, Goma ikavamo, murambwira ngo iyo Minembwe aba ari igiki? Hari icyo kiba ari cyo? Ese murambwira ngo aya mabwiriza yahawe Kagame ngo mu kwezi kwa karindwi mo hagati, wenda reka tugire ukwa karindwi kose, uzaba yarangije kuva muri Kongo n'ubutavuyeyo, hari ikizakorwa. Bavandimwe Banyarwanda, Banyarwandakazi, Barundi, Bakongomani, Wazalendo, FARDC, ingabo z'u Burundi, abantu bari kumva iyi BRC News, munteze amatwi. Muri kwibaza ko nyuma y'uku kwezi kwa karindwi Kongo izakomeza ikajya yumva iriya ndirimbo? Ntibishoboka, nta nubwo bibaho, ntibyemera, ibingibi ntabwo byakwemera. Niyo mpamvu bavandimwe rero nababwira ngo akari imbere kari guhinda, ibintu bimeze nabi. Njyewe niyo mpamvu natangije mvuga ngo mwumve ikintu, umutekano muke w'intambara ugiye kugaragara hagati y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Babyivugiye ko ngo ingabo z'u Rwanda zigiye gusunika FRN, ngo hari ingabo nyinshi. Banavuga ko kiriya kinyamakuru ngo cya bakita ngo Great Rex AI, ni ukuvuga ngo cyo cyatangaje ngo ingabo z'u Burundi ngo zemereye ngo perezida wa FRN uko atera u Rwanda ngo bakamufasha. Ibyo byose ni bya bindi baba bari gushakisha byo hirya no hino, barabibemereye. Se mwari muri kumwe? Ibyo byose ko ari ibanga ry'urugamba, ninde wajya kubibabwira? Yabibabwiye guki? Babwiye uhagarariye FRN, se niwe waje kubibabwira? Icyo ni ikinyoma, ahubwo ni biri mu mitima yanyu, mwebwe mwagatsiko mwe muri gushaka kugira ngo mubanze musasire. Ariko nk'uko uriya munyamakuru yababwiye ati ntabwo yakwifuza kugira ngo intambara ibe hagati y'u Rwanda n'u Burundi, nangwa abantu barwanya u Rwanda. Bo bifuza ko abantu bari hanze, abantu bari muri opposition y'agatsiko k'u Rwanda yabaye, ahubwo iyo ntambara yabaga. Ntabwo twe tuvuga intambara nimbi, ariko buri ibintu byo kwica, byo guca agasuzuguro bifite umumaro. Bavandimwe rero icyo nashaka kubabwira cyanyuma nuko iyi ntambara FARDC iragira ngo ivire muri Minembwe, ivireyo kimwe. Ni ukuvuga ngo bari kwikonsantara hariya, ariko murambwira ngo babuze ziriya ndege za Kagame ari kohereza za drone zikajya mu kirere cya Minembwe bari kuvuga. Ubu FARDC yabuze uburyo yahagarara hariya ngo izihanure, yashyiraho nako ubwirinzi bwa hariya. Ariko mujye mumenya ko ibintu byose bigira imikenyuro yabyo, bigira imiteguro yabyo. Buriya niba Sekedi yaravuze ati nshaka ko urugamba rufata Bukavu rugafata na Goma, ntabwo ari ibintu byoroshye bavandimwe. Mureke rero aho bari babagejeje. Rugabo we yarivugiye ati niyo zaba ari ingabo z'ikuzimu, zaba ari iziturutse mu ijuru, izadutabara zose twakwishima. Aho yavugiraga murahabye, yari ari mu mwobo. Wenda reka buno tuvuge ko yawuvuyemo, noneho yabonye ya profisi uburyo yahunga akagenda.
ntacyo, reka dutegereze. Nabahaye kugeza ku wa gatatu, aho ngaho nanjye hari ikindi kintu nzavuga bavandimwe nyuma yo ku wa gatatu. Ikiganiro nzatanga nimugoroba ku wa gatatu hari icyo kizaba kiri kuvuga. Murakoze rero, icyo nzi cyo Kongo iri kwikonsantara kugira ngo igabe igitero simusiga, ikureho Minembwe yose, igenda ishorere bariya bicanyi, ibageze Kamanyora. Aho rero bo bari gupanga bazahita bambuka mu Burundi. Uburundi nabwo buri kubyumva kandi burabizi, ntibagire ngo iperereza ry'u Burundi ntaririho. Murakoze rero abakomeje gukurikira ikiganiro cyacu. Ibiganiro nagasohoka, ubwo turi kumwe, turakomeza tubagezeho ibiganiro uko bimeze. Mugire amahoro y'Imana. Murakoze.